Iyi voka uri kuyibona, iyi voka kuri botike igura amafaranga 300 cyangwa mu dusoko dusanzwe. Muri supermarket uzana amafaranga y'avoka igura amafaranga 200 cyangwa 800. Uzi ku kibuga cy'indege amafaranga igura amafaranga ku cyatanu cyangwa 2000. Muri hoteli uzana amafaranga igura irahenze cyane, ishobora kubijya no 3000. Iyi voka gusa ni iki cyahindutse? Ni value, nta gaciro. Aho iyi voka abayigura aho bari kuyisanga, uburyo bameze, type yabo, class yabo, nibyo byongera agaciro k'iki kintu, k'iyi voka. Rero ongera agaciro kawe, hindura aho barizwa, ujye aho bakuvaringa cyane, aho baguha agaciro cyane. Cyangwa niba unacuruza, yiga ku branding ibintu byawe. Igiciro nta muntu utacuruza uko ibintu bisanzwe. Ndakeka navuze ibintu byinshi, ndaza kubikatinga.